ikaze. Ikaze. Yes. Murabona ko hamanuka ubu ngeze handi wa mu papa yarahagaze ariko still turacyamanuka manuka nacyo ewe komeza nizere ko n'ahandi hamanuka tujye gutambika Yeah. So twageze aho barimo gucukura barabona ko barakikijeho ibiti kugira ngo ibitengo bitazatengukira abacukura. Yego. Emergency haba habaye ikibazo kugira ngo tubashe kuba twabona ubutabazi mu buryo bwihuse tutabasha. Murabona n'ubundi turi kugendera mu isi. Tugera aho dukoza igikonyi n'ubundi tuzahita duhuza muri ziriya nzira twavuyemo. Mu bizongera bihure? Tuzongera tuzihuze. Ariko bya no rimwe yazamuka ikagera hejuru. Iyi ngiyi yayinkiraye nayo izamuka. Nyine nuko turi gukora development mo hara hejuru. Tuzaza tukakonegita mo hano. Izaca mo hariya muriro y'icyo giti. Okay. Development izaca mo hariya hejuru. Iri hejuru. Tuzaza dukakonegitamo na hano kugira ngo tubone umwuka noneho uhagije cya kigero cyo hejuru. Transportation yo iboneke, exit nayo ya emergency. Abakozi baba bakeneye no kumenya umumubuza kwifotoza. Wireba hano wetobora ureba imashini. Witureba ureba imashini. Babagiye bafite abafata bagenda dukorana mu ndani. Niba bari hanze bagenda bagira amasaha arageze bakababwira abakozi se bemerewe kwinjiranamo telefone hano. Telefone wayikoresha cyane. Telefone ushobora kuyinjiranamo ariko nta kindi kintu wayikoresha nko kumenya amasaha. Ni isaha gusa. Wagora agasaho kamba. Kuko tukimara kubura kurenga metero 3. Rezo zahise ziva. Wageze muri zingahe ubwo? Ubu nibura turi muri metero 300 hafi na 20 tuvuye aho twinjiriye. Uvuye ku rwinjiro. Uvuye hano duhagaze ukajya ku mpinga y'uyu musozi uzamutse wemye. Tugende ya altitude. Yego. Harimo kangahe? Nibura haba harimo nka metero hagati ya 250. Amaye kadusoke. Murumva hano turi. Ejo bundi sako twari muri 300 haranya kabingo. 300 gusa. 330 twageze ya gatatu. Turi muri televiziyo nuko igice cy'iburasirazuba ntago gifite imisozi ifite altitude yo hejuru. Inaha iburasirazuba ni igice gifite ibibaya cyane. Imisozi ntago ifite altitude yo hejuru, nicyo gituma harimo metero nyeya ugereranyije wenda naho ngaho mwavuze. None se ko harimo amashanyarazi. Yego. Aba bantu mubarinda mute ku buryo ataba yabagiraho ingaruka. Aya mashanyarazi haba hari umukozi ubishinzwe ugenda areba ahantu hashobora kuba hari ikibazo akahita hizora. Mbese nta kibazo cy'umutekano. Nta kibazo cy'umutekano. Umuriro iyo ubuze bigenda bite? Umuriro iyo ubuze baba bahita bakoresha amatoroshi bakaba bavamo kugira kuko ahangaha vandarateri zitari gukora ntago twabemera ko bazamo. Iyo umuriro ubuze feri ya mbere no gusohoka. Yego. Okay. Cyangwa tukaba twakatsa groupe igahitana none. Hanyuma se mubabwira mute ko umuriro ubuze? Umuriro ubuze bigaragaza amatara atazima. Bigaragaza. Nk'ubu cyangwa habaye nk'ikindi kibazo mubonye hariya hejuru. Babimenya batabarimo hano. Abarimo hano kugira amabwire muti musohoke. Okay, turacyari mu Kirombe harya aka kagari nakahe? Akagari na Gisenyi murenge wa Nzige. Yego karere ka Rwamagana. Yes, Ikirombe gicukurwamo Corton cha societe yitwa Dumak. Wowe witwa nde? Kwizera Emmanuel.
nkaba ndi umukozi w'iyi kampani yego imazemo imyaka 5. yego manuka turaganira umaze kugera epfo ndagira ngo twereke abantu ukuntu abantu kumanukamo bigoye turahagera tukamanuka komeza nanjye ubwo nsinzireho ndaza kubashika ubwirinzi bwo kugira ngo utaba wagira agisida ufata kuri aka gati yego ugakomeza ukamanuka ukamanuka yego ukamanuka ntegerereza aho ngaho ndaje rero mujya muri pose ya saa saba murakora abagabo murabona ko harimo n'abadamu n'abakobwa ingeri zose tubamo harabamo ingeri zitandukanye hari abateza hari abandi bafana kugira ngo umutekano umucanga ba muri kukura he uza ushwanyaguze cyangwa bitangira ari urutare murondesha iki yebwe turaza kubibona umurenge wa Nzige mu biro bicukurwamo coltan akarere ka Rwamagana ubwo ni coltan iyi usigaranye niyo coltan ntayibacika ikamanuka